atanyuze mu irembo uwo ni umujura agambiriye gutwara ibyo ufite winjira mu bakundwa nshuti z'umusaraba, Imana nihimbazwe. Uyu munsi tugiye kureba animation ivuga ngo unseen spiritual world, isi y'ibitagaragara. Mureba animation kandi mukomeze mushikame mu rugendo, mukomere. Yesu Kristo n'Imana Data ndetse na Mwuka Wera babakomeze mu bintwari, dutwarane kuzagera dushyitse mu ijuru. Unseen spiritual world, iyi animation ni iy'abakristo bonyine. Hari intambara iri kujya mbere mu buryo bw'isi y'umwuka. Wabisanga mu rwa kabiri rw'Abakorino umurongo wa 4 igice cya 4. Buri muntu wese afite ukubona mu isi y'ibigaragara, ariko mu isi y'ibitagaragara abantu benshi ntabwo babasha kubibona. Hari ukutabona, hari ubuhumyi mu isi y'umwuka kubera kubatizera. Abakristo benshi bafite uko kutabona mu isi y'umwuka. Abana b'Imana, abigishwa ba Yesu Kristo mu isi ibigaragara. Uyu ni Danieli, ni umugabo ufite famiye, ni umwigishwa wa Yesu Kristo mu isi. Urabona ukuntu ahagaze, ni umusirikare w'Imana mu isi y'umwuka. Afite ingabo, inkota. Mu isi ibigaragara ni uko nguko ari. Ntiwamutandukanya n'abandi, ariko mu isi y'umwuka uramubona. Afite inkota, afite ingabo, n'ingofero ikingira umutwe. Urabona mu isi y'ibigaragara ntabwo wamutandukanya n'abandi. Arimo agenda, urabona abandi barimo bagenda baherekejwe n'abadayimoni. Abadayimoni ntibubasha kubabona, kereka nawe uri mu isi y'umwuka ubasha kubibona. Urabona Daniel arimo agenda mu nzira, arangije ahura n'abantu bari kubyina ku muhanda, bicereza iyo miziki. Ariko mu isi y'umwuka urabona ko babiterwa n'abadayimoni, barimo babyinana n'abadayimoni. Daniel arakomeza mu nzira ijya mu rugo iwe. Mu isi y'umwuka urabona ko aho ageze hose abadayimoni bose bahunga. Ariko utari mu isi y'umwuka ibintu wabasha kubibona. Hari inshuti za kera za Danieli mu isi bigaragara, zirangije abadayimoni babateza urwango kugira ngo bange Danieli. Ariko Danieli we yari protected, arakomeza yigira mu rugo mu isi y'umwuka. Urabona urusengero, mu rusengero urabona Umwuka Wera w'Imana. Iyo barimo bahimbaza, iyo barimo basenga, abantu bamwe, abakristo bamwe ntabwo bigeze bizera Danieli yuko yaba ari umukristo wa nyawe. Kubera iki? Kubera Satani yababeshye. Batekereza yuko Danieli ari umuhanuzi w'ibinyoma. Abigishwa ba Yesu baragenda bahura na Danieli baramusuhuza. Urabona mu isi y'umwuka ukuntu bagenda bose bafite ingabo n'inkota n'ingofero ikingira umutwe. Danieli arakomeza aragenda. Ngo imiryango myinshi isa nkaho yishimye, ariko burya mu isi y'umwuka yatakwa n'abadayimoni. Ariko urabona ko Danieli we ari umusirikare wa Yesu, umusirikare w'Imana, baramuhunga. Danieli aragenda agera mu rugo iwe mu isi itari y'umwuka, maze urabona ko abamarayika babarinze urugo rwe.
arageragera mu rugo. Abamarayika baba barinze urugo rwe kugira ngo barurinde umwanzi Satani. Abamarayika baragenda kuko yageze mu rugo aba arinzwe n'Umwuka Wera. Daniyeli afite umugore witwa Diane, akagira n'abana 3. Daniyeli ayoboye umuryango we afashijwemo n'Umwuka Wera ukuri. Mu isi bigaragara, urabona Diane yagiye gusenga, yagiye guhaha muri supermarché, abamarayika baragenda bamurinze. N'abana ba Daniyeli bari ku ishuri baba barinzwe n'abamarayika, ariko abandi bana barinzwe n'abadayimoni baba bagenda bari kumwe nabo. Daniyeli rero yasigiwe kugira ngo abe uhagarariye urugo, abe umugabo. Imana yahaye Daniyeli inshingano zo kwita ku muryango we, kuko tutarwana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'abami bo mu kirere, mu isi y'umwijima. Imana nitugirire neza kandi ikomeze kuturinda. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura, ariko Yesu we yaje ngo intama ze zibone ubugingo bwinshi. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura, ariko Yesu we yaje ngo intama ze zibone ubugingo bwinshi. Oya